se abantu bategereje ko ni ingoma ya Kagame izapfa guhanguka ntibiri hafi. Ufite gahunda yo gutera u Rwanda. The star sire la distance. Imana ishimwe. Ingoma y'uyu mugabo ntago izapfa guhanguka. Imana ishimwe. Haraje irumvuga n'abakomeye ndetse n'abaroheje. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. CYANE Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane CYANE Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana CYANE Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 CYANE Studio ni igisubizo cyawe. Baramukije mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe muherereye hose. Uwiteka Imana abahereze umugisha kandi abaho umugisha cyane. Nkuko mubibona uyu munsi wa none kuri kamera twagize amahirwe yo kongera kubana n'umutumirwa. N'ubwa mbere tumwakire hano kuri Imana Irahari TV, ariko ndizera neza ndashidikanya ko turi buze kugirana ibihe byiza, kandi Imana irabana natwe kuko Imana iri mu ruhande rwacu. Nta mubisha waba udukurikiye ubabaye cyangwa uri mu ngorane zitandukanye, ariko nakubwira ko kurira kwararira umuntu mu gitondo impundu zikavuga. Ndizera neza ndashidikanya ko iyo Mana tuvuga, Imana dukorera, nukuri idutabara itarindiriye ko tuvuze induru, nubwo tuba tubona byaducanze ariko iduhishira mu rukundo rwayo. Haleluya. Uraho neza mukozi w'Imana? Uraho neza. Yesu nashimwe. Ahimbazwe. Amakuru yawe? Neza ndashima Yesu. Yego. Reka ngusabe kugira ngo wibwire abakunzi bacu, kuko batangiye kwibaza tese uyu ninde turi kumwe, ninde tugiye kuganira, kugira ngo bamenye umuntu kozi w'Imana tugiye kubana nawe uyu munsi. Yego. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Nitwa Rasheli Nyirangirimana, nkunda Imana n'abantu bayo. Aya masaha nejejwe no kubana n'abantu bose bakurikiye iyi channel Imana Irahari TV, kandi ko kirahari tugiye kubana. Nizeye ndashidikanya ko Imana iri kubane natwe, kandi turagira ibihe byiza. Murakoze, naturutse i Remera. Yego. Imana duhana umugisha. Urakoze cyane mukozi w'Imana, umuhanuzi w'Uwiteka Rasheli. Muri iyi minsi iyo witegereje ukareba imyitwarire y'abahanuzi, imyitwarire y'abitwa ko ari abakozi b'Imana, ubona uko bitwara bihagije kugira ngo babe bashimwa n'Imana? Rimwe na rimwe akenshi muri iki gihe turimo ubona bidahagije, kuko intumwa yigeze ibaza Yesu, iramubaza iramubwira ngo aba bantu tuzabwirwa n'iki ko ari abahanuzi? Yego. Yesu arangije amusubiza ijambo ryiza cyane, aramubwira ngo nta kindi kizabamenyesha ko ari abahanuzi cyangwa ari abakozi banjye. Yego. Arangije aramubwira ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Birashoboka ko waza kwitangazamakuru tukabona umuntu w'Imana, ariko kugira ngo tubone Imana iri muri wowe, si ngombwa ngo tubone ibiri mu mutima, ahubwo tuzakumenyera ku mbuto wera. Biragatsindwa kuba nakubona ku itangazamakuru hanyuma muri karitsiye nkagusanga mu kabari. Niyo mpamvu rero rimwe na rimwe imbuto twera nizo zigaragaza abo turibo. Muri iki gihe rero abantu bari gukorera Imana mu buryo bugaragarira amaso y'abantu, ariko imbere y'Imana n'ahatagaragara ugasanga ntibakijijwe. Rero natangariza umukozi w'Imana, uri umuririmbyi, uri umuhanuzi, uri umushumba, iri imbuto ahagaragara
n'ahatagaragara. murakoze. nicyo gihamya cy'abakozi b'Imana. ukomeje ku kintu cyitwa kwera imbuto. Yego. Ariko nanone bikaba ari byo bintu abantu basa naho bateye umugongo. Yego. Ntabwo abantu bashaka kwera imbuto, noneho bageze ku rwego rwo gushaka ngo twumve ibyo bavuga, ariko ibyo bakora tubyihorere, kuko rimwe na rimwe uzasanga nabo ubwabo n'agakiza baragakennye, kuko baravuga Imana itabarimo. Ndagaruka ku myigishirize iriho ubu isa naho irarikiye amafaranga. Mu by'ukuri aho Imana ntiyaba yaratanze ubundi buryo bwo kwigisha abantu butandukanye nubwo twari tuzi. Izi mesaje abantu batanga mu nsengero, tanga 100, abijana bakabura, tanga 50 kugira ngo Imana iguhe umugisha, kandi abavuga ko ari n'Imana yamutumye, aba 50 bakabura, yagera yenda kuba 5,000 bakaboneka. Ese ko aba 50 babuze n'abijana bakabura, mu by'ukuri n'Imana iri kuvugana nawe? Ndagira ngo ari Imana iri kuvugana nawe, baba babonetse nyine, baba bahari. Iyi myigishirize yo uyibona ute? Ubona ari iki cyatumye abantu badeviye? Reka tugaruke ku myigishirize y'abakozi b'Imana n'abahanuzi. Hanyuma wowe uri kudukurikirana, birashoboka ko watekereje gukizwa bikanga. Abahanuzi, umuhanuzi ashobora gutuma ukizwa kandi ashobora no gutuma udakizwa. Bivuze iki? Umuntu ahagarara imbere y'abantu akabwiriza ibintu bihabanye n'ubushake bw'Imana bitewe n'icyo ararikiye. Cyangwa se umuntu akaza ku itangazamakuru azanye message ariko afite ikintu ararikiye. Nuza gukizwa ukurikiye ubuhanuzi bwa wa wundi, hanyuma wagera mu rusengero cyangwa muri karitsiye ugasanga nta mbuto yera, ntago agakiza kawe kazakomera, kuko agakiza kawe uje gashingiye kuri bwa buhanuzi. Ahubwo birakwiye, abahanuzi ni abantu Imana ikoreramo cyangwa ivugiramo. Rimwe na rimwe izi mpano z'Imana ni impano ikomeye. Ushobora guhabwa impano y'Imana ariko wagwa, impano yawe igakomeza igakora. Hari ijambo nasomye nuko ntazi aho riri, hari abantu bameze nk'ibiraro by'abandi, abandi bambukiraho. Ikintu navuga ku bahanuzi, twe kubitaho cyane. Twe kubitaho cyane, cyangwa we gukizwa kuko wabonye Rasheli yavuze ngo Imana iraje, hanyuma uvuga ngo ugiye gukurikira Imana ya Rasheli. Hoya, kurikira Imana yavugiye muri njyewe, kuko rimwe na rimwe nushaka kunkurikirana cyane uzasanga wa wundi wabivuze nta n'Imana imurimo. Ikintu nabwira abahanuzi, nibareke tugende mu bushake bw'Imana. Abari tugirira neza, twe gukora nk'abantu bashaka amafaranga, ahubwo dukore nk'abakorera ubugingo. Yego. Twe gukora nk'abashaka amafaranga, ahubwo dukore nk'abakorera ubugingo. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana kugira ngo dutangire umurimo wacu uyu munsi. Murakoze. Turagushimye Mana, uri Imana nziza yumva gusenga, uri Imana ituye ahirengeye, urebera hose icyarimwe, ineza yawe ni nziza kuri twe. Ndagushimye ko wabanye natwe Mana, waturinze, twagiye mu mihanda irimo ibyuma bitabona, ariko bamba akaboko turatambuka. Nyemerera cyane iyi tariki y'uyu munsi, imbaraga zawe zimanukire muri twebwe, tuvuga tuvugishijwe nawe, abarushye baruhuke, abarwayi bakire, abaremerewe baruhurwe nawe mu izina rya Yesu. Iyi message igiye gutambuka unyemerere cyane, igira imitima yomora kandi igira ibyo isenya mu mitima y'abantu bidafite umumaro, ahubwo mwuka w'Imana bari uganza. Urakoze kugiye kubana natwe, ni mu izina rya Yesu. Amen. Uvuze ikintu gikomeye, uravuze ngo umwuka wera bari we uganza. Yego. Nanjye ndavuze ngo umwuka wera, Imana mu butatu bwera bibane natwe. Amen. Hallelujah. Turakwakiriye rero kugira ngo tugezeho icy'Imana yagutumye, icy'Imana yashyize ku mutima wawe. Amen. Murakoze. Yego, nongeye kubasuza kandi nanone. Yego. Kugira ngo tusangire ku ijambo ry'Imana cyangwa se ku butumwa bwiza Imana yampaye ngo mbazanire. Yego.
hanyuma waba udukurikiranye uri hanze y'igihugu uri mu gihugu hagati, iyi Mana yacu irebera ahantu hose icyarimwe, ntabwo bivuze ngo iri mu Rwanda ntigera muri Amerika, ahubwo akaboko kayo ni karekare. Munyemerere cyane rero dusangire ijambo ry'Imana, hanyuma mbasangiza n'ubutumwa bwiza Imana yampaye. Nasenze Imana naje yavuganye nanjye kandi n'ubundi isanzwe ivugana nanjye. Ndagira ngo dusangire kuba ubuhanuzi cyangwa kuba ubutumwa bwiza Imana yampaye, kandi wowe uriho ukurikirana bugira ikintu bukora ku buzima bwawe. Ikintu cya mbere Imana yantumye ku bantu bariyumva cyangwa se bariyizi, Imana yantumye ku bantu basa nkaho bari gukina n'ibintu by'Imana. Ibi bintu by'Imana ntabwo bikinishwa. Ibi bintu by'Imana ndatekereza ugezaho gukina n'Imana uba warengereye cyane. Nasenze Imana impa iyerekwa ribabaje Imana, ndetse nanjye ubwanjye ryarambabaje. Abantu bageze ku rwego rugayitse. Imana yantumye ku bantu bariho bakora amakomedi, bakayakora mu buryo bw'Imana cyangwa se mu ndimi. Umuntu akaza ku itangazamakuru akavuga Imana, akuzura umwuka wera, akavuga indimi, hanyuma wowe ukaza kubikoramo ikindi kiganiro usa nkaho wamamaza ibintu bitari byiza. Irimpa yampaye ijambo riri hano mu Migani igice cya mbere, turasoma umurongo wa 26. Havuze ngo iki? Haravuze ngo nuko nanjye rero nzabakina ku mubyimba, nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago, nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho. Haleluya, Imana yacu ishimwe. Uwiteka yampaye iri jambo kugira ngo ndigusangize, we wafashe ibintu by'Imana ukabihinduramo komedi cyangwa ukabifata nk'ibintu bitariho. Ni ijambo riri mu Migani. Irambwira ngo mbabwire ngo izabakina ku mubyimba. Haleluya, izabakina ku mubyimba ibyo mwatinyaga bibagezeho. Imana yacu ishimwe. Rero wowe wumvishira ijambo iyarure ugarukira Imana. Iyi Mana yacu ni urukundo. Haleluya. Njyewe Imana yantoje neza. Hari ikintu twaganiriyeho bwa mbere umukozi w'Imana, urambwira ngo nukubera iki abantu bari gusa nkaho bajya kure y'ijambo cyangwa se basa nkaho bari kugenda bahindura ibintu by'Imana. Ibi bintu by'Imana ntabwo bijya bihinduka. Uko yari iriho kera n'uyu munsi ni kwiri. Hanyuma ushobora kwicara ukumva wakoze ikintu gikomeye. Nta kintu gikomeye imbere y'Imana, nta n'icyaha gikomeye imbere y'Imana, ibyaha byose birangana. Ndagira ngo mvugane nawe Yesu yantumyeho, nkubwire ngo niyo byarenga inkombe nuko umuririmbyi yavuze, ntabwo bijya birenga ijambo Imana yavuze. Bivuze ngo niwumva iyi message ugasanga wakoze ibintu bidakwiye, hari ibintu abantu bari gukora bitari byiza ku bw'indamu, ugasanga umuntu arapfuye uje gukora komedi katagiye mu ijuru cyangwa se yagiyeyo. Ibyo ngibyo Imana yabihisha amaso yacu. Buryo umuntu aruhurana ishobora byose. Yesu azagukina ku mubyimba, ariko ahari waba wumvise iyi message wahindukira Imana ikakugirira neza. Hari ibintu byaje by'abavuga ubutumwa cyangwa abahanuzi bari gutuma abantu batinya Imana. Haleluya. Abantu bari kudutinyisha Imana. Urajya kuri cano ugasanga umuntu akubwira ati murapfuye, murarimbutse, Yesu arakwishe, akwiciye mu byaha. Yesu nta kibazo afitanye n'umunyabyaha, ahubwo Yesu afitanye ikibazo n'icyaha. Haleluya. Rero wowe wikumva ko ari finali kugumaho, wikumva ko ari finali kuguma mu byaha, ahubwo iyi Imana yacu ihora iteze amaboko kugira ngo yakire abantu bayisange. Imana ishimwe. Hanyuma nazanye na message y'abakozi b'Imana. Yesu yambwiye ngo ababazwe n'abakozi b'Imana bari gutinyisha abantu kujya mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana turaharuhukira. Birashoboka uri umusambanyi, uri umwicanyi, uri umujura, uri ni iki kizagukura muri ibi? Nuko uzatera intambwe ukagera mu nzu y'Imana, ukumva amagambo ahumuriza, bakakubwira amagambo aryoshye. Hari ijambo riri muri Zaburi rivuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Imana itugirire neza. Hanyuma wowe uri umukozi w'Imana, urajya imbere y'abantu ukababwira ati murapfuye, murashize. Yesu yambwiye ngo nze ntangariza abakozi b'Imana, abantu bamwumva, abantu bari hirya no hino. Yesu ntago ari umugome.
ni umugwaneza. Haleluya. Yesu ni umugwaneza, ni umunyarukundo. Yaravuze ngo nimubwire abantu banjye ibyururutse umutima, mubagaruze ubugwaneza, hanyuma bagera imbere yanjye. Ntabwo uzabwira umuntu uko mupfuye, murashize, Yesu araje, uku kwezi bimeze gutya na gutya. Imana ishimwe. Haleluya. Wa muntu uri mu byaha niyumva uri kuvuga ibyo aravuga ati ntaho ndi buhungire, n'ubundi kwa Yesu bararasana, kwa Yesu hari intambara, kwa Yesu biracitse. Ariko reka ngutangarize ngo Yesu ni urukundo. Imana ishimwe. Yesu ajya kumpamagara naramubwira ati Imana, njya gukizwa ubwa mbere nasanze bariho bavuga ijambo riteye ubwoba. Ndamubwira Yesu ati Imana numpamagara uzampa ibintu bihumuriza, kuko hanze aha narababaye, narakubiswe, nishwe n'inzara, nakoze ibintu bidakwiye. Ningirirwa amahirwe yo kuba umukozi wawe uzampa ibintu bihumuriza abantu. Imana itugire neza. Kwa Yesu barambika, wowe wambara ari uko wagiye mu busambanyi, saho amahirwe gusari. Kwa Yesu turambara, haleluya, kwa Yesu turarya. Imana ishimwe. Kwa Yesu hari ibintu. Mperutse kubwiriza ijambo mu rusengero ndavuga ngo kwa Yesu ibintu biranagana. Umukozi w'Imana ashaka kuza kuvuga ngo yango nubwo binagana kubibona ntibyoroshye, biroroshye cyane. Imana ishimwe. Ahubwo biterwa nuko wizeye. Imana itugirire neza. Haleluya. 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 Yesu yantumye ku bantu abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi mwagiriwe amahirwe yo kujya hanze. Hari umuririmbyi wuzuye umwuka aravuga ngo dukwiye kuba abambasaderi beza, tugakora imirimo ihesha Imana icyubahiro, hanyuma tukayamamaza, ab'isi bakayimenya, bakamenya ko dufite Imana ishobora byose. Haleluya. Birashoboka wagiriwe ubuntu n'Imana ujya hanze, ariko se wagiye kwamamaza iki? Imana ishimwe. Uri umunyarwanda wagiye hanze, wajyanywe n'iki? Birashoboka ko wageze mu gihugu kitizera. Umuntu umwe wizera Imana ashobora guhindura igihugu cyose kigahinduka. Yesu yantumye ku muntu uri hanze. Imana ishimwe. Iyo ndimo mvuga Imana, ndimo mvuga ijambo ryayo, igihe abandi bazanye ibyo bavuze, ahubwo ngiye nibwo bimanuka, kuko mba numva ibihe byiza aribwo biri kuza muri njye. Hanyuma ndimo mvugira ijambo Yesu avuganye nanjye. Twongere tuvuge ngo amen. Abantu bakurikiranye ubu butumwa rwose muze gutera comment mumvugire ngo amen, kuko amen isobanura ibintu byinshi cyane. Iravuga ngo bibe bityo. Haleluya. Bibe gutyo uve mu byaha. Mbonye hari umuntu uri hanze, uri mu gihugu cyo hanze cya Canada, wagambiriye gutaha ariko bizaranze. Ndaje dusenga n'Imana. Imana ishimwe. Ndaje dusenga n'Imana. Watekereje gutaha byaranze, warebye hirya no hino byaranze, ubuzima bwaho bwarakunaniye, ariko Yesu Yesu akuntumyeho. Tuvuge ngo amen kandi. Haleluya. Imana ishimwe. Yesu akuntumyeho ndaje dusenga n'Imana. Haleluya. Ni byiza ko twamamaza ubutumwa bwiza. Hari abantu bavuye mu gihugu bajya hanze bagiye kuvuga ubutumwa, bagenda bagiye kuvuga ijambo, ariko bagezeyo barahinduka. Haleluya. Reka abanyamahanga batuboneho Imana. Hari ijambo riri muri Ezekiya, Imana ishimwe, ry'umugabo witwa Daniyeli. Abanyamahanga bashatse kumushakaho impamvu, abantu badakijwe cyangwa batarakira Yesu. Bagerageza ubishoboka byose. Uyu mugabo yari umutoni ku mwami, yagerageza gukiranuka ndetse no kwirinda ikibi, ariko bashaka kumutandukanya na Yesu. Twongere tuvuge ngo amen. Bashaka kumutandukanya n'Imana. Bashaka impamvu zose zishoboka zatuma Daniyeli atandukana n'Imana. Imana ishimwe. Barabigerageza biranga. Umwami aravuga ati uyu mugabo ko nta mpamvu mubonaho, nta cyaha mubonaho, nta nikosa yakoze, ni kuki mushaka kumutandukanya nanjye? Imana ishimwe. Barangije baravuga ngo uyu mugabo aratunaniye, reka tumushyira mu rwobo rw'intare, hanyuma hari izi ntare ziramurya. Ariko intare zaramurebye ziramutinya. Yari ariho ubudahangarwa bw'Imana, yari ariho uburinzi bw'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo iriho uburinzi bw'Imana, ibintu byinshi biragutinya. Ni ukubera iki abantu batagutinya? Ni ukubera iki abagabo batakebwe batagutinya? Kubera uri umukozi w'Imana.
haleluya. Nta burinzi bw'Imana bukuriho, nta budahangarwa bw'Imana bukuriho. Iyo umuntu agendana n'Imana ibintu byinshi biramutinya. Imana ishimwe, haleluya, haleluya, haleluya. Unyemerere cyane wowe wumvishira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Niwumva ugomba guhindukira uhindukire. Imana ishimwe. Yesu yasize inzira imbere yacu, aho ugomba guca harahari. Birashoboka ko uri mu byaha ukabona uri kunezerwa. Hari ijambo riri muri Matayo ibice 19 umurongo wa 27. Petero yabajije Yesu, aramubwira ngo data, ko twasize ibintu byose tukagukurikira, tuzamera dute? Imana ishimwe, haleluya. Uri umuhanuzi, urimo urakorera Imana, ariko urashaka indamu ku bantu, urahanurira umuntu ngo aguhe. Yesu yamubwiye ijambo rikomeye cyane, aramubwira ngo Petero, wowe wemeye ukankurikira ugasiga ibyawe n'abawe, haleluya, ugakurikira inzira yanjye. Arangije aramubwira ngo mu gihe ibintu bizaba byahindutse, mu gihe umuntu azaba yabuze aho aherera, mu gihe intambara zizaba zikomeye, mu gihe umwana w'umuntu azaba yabuze ahari, wowe nzaguha ikamba ry'ubugingo. Tuvuge ngo amen. Iri jambo ndariguhaye wowe muhanuzi, wowe mukozi w'Imana, uvugira Imana kugira ngo abantu baguhe. Haleluya. Ubwo azaza azaduhemba ingororano z'abihanganye, n'ukuri zirahari. Haleluya. Birashoboka ko ukorera Imana igihe kinini, ubuzima ntabwo buri guhinduka, amateka ntabwo ahinduka, ubuzima ntabwo bugenda neza, akazi ntabwo urakabona, ariko umva ijambo Yesu yabwiye Petero. Yaramubwiye ngo mu gihe ibintu bizaba byahindutse, mu gihe ibintu bizaba bimeze nabi, nzaguha ubugingo buhoraho. Tuvuge ngo amen, haleluya, haleluya. Birashoboka ko wasenze ukabona ntibiri kwemera, wasengeye abantu ntibagira icyo bagufasha. Yesu niwe wenyine ujya ugira ikintu akora byarangiza bikagenda neza, kandi yavuze ngo yego, nta muntu ujya uvuga ngo hoya. Haleluya, haleluya. Iyi Mana rero izatugirira neza, iyi Mana izadutabara, kandi ngiye nkunda kubwira Imana, Mana uzagirire neza unyuzemo. Birashoboka ko Imana yanyura mu wundi muntu, ariko biba byiza iyo uhagararanye ishimwe uvuga ngo Imana yampaye akazi, hanyuma muri ka kazi havamo iki. Kandi no gukorera Imana ni akazi, kandi keza gahemba mu isi, ndetse kazanaduhesha n'ubugingo. Imana ishimwe, haleluya. Rero mukozi w'Imana, uri umukozi w'Imana, uri umuhanuzi w'Imana, uri umuririmbyi, kora nk'umuntu uzahembwa n'Imana. Kandi iyi Mana irahembwa, irahemba, irahemba. Afite ibihamya by'ibintu yakoze. Nge Yesu yankuye ahantu habi cyane. Imana ishimwe. Yasanze mu isayo y'ibyaha ndimo nigaragura. Niyo mpamvu iyo mbonye umuntu abonye umunyabyaha agasa nk'umubwira ko apfuye cyangwa arimbutse, birambabaza cyane. Iyo nkuru y'ahantu Yesu yankuye, yarangiza akanzanisha ubugwa neza, uyisanga abandi kuvuga ngo Yesu agira neza. Umuririmbyi yavuze ngo ubuntu bw'Imana burampagije. Haleluya. Aravuga ngo ubuntu bw'Imana bwonyine burampagije, naho nabura amafaranga. Ngeyo mbonye umuntu uri mu byaha, numva ari inshuti yanjye ya bugufi. Imana itugirire neza. Numva ari umuvandimwe wanjye wa hafi, kuko naje gusanga nta hantu Imana itakura umuntu. Kandi ushobora no kuba mu rusengero igihe kinini nako gakiza udagafite, ariko iyo ugiriwe amahirwe ugahura n'umuntu weruye, haleluya, biba ari byiza cyane ko Yesu azatubaza umunyago. Azakubwira ngo umwaka umaze ukorera Imana ninde wakuye mu byaha, aho kugira ngo tubakure mu byaha turi kubabwira ko bazabipfiramo. Ntabwo Satani agufiteho ububasha bwo kugira ngo akwicire mu byaha. Haleluya. Imana ifite imbaraga zo kugukura mu byaha. Imana ifite ibintu byakunezeza wavuye mu byaha. Imana ifite ibintu byinshi. Hari umuntu duherutse kuganira, ndamubwira nti wakihanganye ukava mu byaha, wuzuye inkovu, bagukubisa amavide, va mu bintu by'Imana. Arambwira ngo hari umuntu uderuka gusengana, ambwira ku bintu by'Imana nsanga naho harimo intambara. Bantu b'Imana, abakozi b'Imana, nimureke kubwira abantu ko imbere y'Imana hari intambara, bareke gutinyisha, ntago zihari. Umuhanuzi araza kandi ko kaba yeretswe akatubwira ati mu gihugu bigenze gutya.
ikintu ngiye gukubwira ko Imana ari urukundo si uko utaba wabibonye nshuti yanjye. hari abantu bahanuye uku kwezi kwa karindwi bavugamo ibintu bikomeye si uko bidahari cyangwa bitaba, ariko ikintu nshaka kukubwira ko Imana ari urukundo nshobora kubikurikirana nkabibona, narangiza nkazamuka umusozi nkavuga nti Imana ku bwanjye mpagaze mu cyuho cy'igihugu, mpagaze mu cyuho cy'abakomeye, izi ntambara n'imvururu ndazihagaritse, reka bizagende neza. Imana ikumva gusenga kwanjye bya bintu ikabakuraho, si uko wa muhanuzi wabivuze ataba yabibonye, ahubwo Imana nanjye iba yumvishe gusenga kwanjye ikabikuraho. Haleluya, 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 haleluya. Reka rero uhazwe n'ubuntu bw'Imana. Nta muntu wakurikiye Imana ujya umwara, nta muntu wasenze Imana ujya ukorwa n'isoni. Imana ishimwe. Nararikira abantu kuza mu nzu y'Imana, nararikira abantu gukorera Imana, nararikira abantu kuyigirira icyizere. Imana ishimwe. Nijoro nasenze nariho nsengera urugendo, ndavuga nti Imana unjyanye ku itangazamakuru. Hari ibintu bijya bimbabaza cyane mukozi w'Imana, ukabona umuntu aje nk'uje gutanga message, hanyuma akagaruka avuga ngo ni nk'agatwiko ntabyo Imana yambwiye. Umuntu akaza akavuga ngo Imana yambwiye ko nzashakana na runaka kugira ngo yamamare. Imana ishimwe. Kuva mbere abantu bansabaga ikiganiro, ariko nkavuga Imana uzandinde kuvuga ibintu ntabwiwe nawe, uzandinde kuvuga ibintu nzavuga ibintu nabwiwe nawe. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Icyaha kibaho gikomeye ni ukuvuga ikintu Imana itakubwiye. Icyaha kibaho gikomeye ni ukuvuga ngo Imana iravuze kandi itavuze. Si ngombwa rega ngo inakubwire. Hano muri Bibiliya harimo ijambo ribohora, harimo ijambo ryomora, harimo ijambo rikiza, harimo ijambo ushobora gukoresha ibyari byarananiranye bigakunda. Haleluya. Ndagira ngo mvugane nawe udukurikiye kuba uriho nicyo gishoro gikomeye. Imana ishimwe. Kuba uriho uhumeka nicyo gishoro gikomeye muri iyi si. Ni igishoro cyakujyana hanze, ni igishoro cyaguhuza n'abakomeye. Uracyafite amahirwe yo kujya imbere y'Imana kuba uriho byonyine. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ihimbazwe. Ntago nje nkuje gukanga abantu, nta nubwo nje nkuje guhinyura ibyo abantu bavuze, ahubwo nje kubabwira ko Imana yacu ari urukundo. Imana ishimwe. Imana yacu ni urukundo kandi ni umugwaneza. Haleluya. Imana ishimwe. Hanyuma nkicara aha, Imana yanyeretse abantu babiri, kandi koko kuva Imana yakunyeretse no kureba iki kiganiro uzakireba. Nabonye umuntu uri hanze ariko gutaha byaranze. Papa waragerageje byaranze, ndetse wabuze n'ubufasha, urareba ukabona nta nzira, ndetse ubuzima urimo ntibworoshye, ariko ngiye gusengana nawe. Imana ivuganye nanjye irambwira ngo mu kwezi kwa 10 uzaba uri mu gihugu cyawe. Imana ishimwe. Mu kwezi kwa 10 uzaba uri mu gihugu cyawe. Urababaye, uri gukoresha imirimo y'uburetwa, wagiye uzi kugiye mu kazi ugezeyo biranga. Imana ishimwe. Hari umuririmbyi uvuga ngo Uwiteka azaza aca uwo mugozi uzaba ubashye umutima. Ndaje dusengane nawe, Imana ica umugozi uri gutuma udatambuka. Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya ni nziza. Unyemerere cyane nuza kubona iki kiganiro utere comment uvuge ngo amena. Imana ishimwe. Haleluya. Nje gusengana nawe urwaye, ufite uburwayi bwananiranye, warazamutse ku musozi byaranze, wagiye mu nsengero biranga, wahuye n'abahanuzi benshi biranga, ariko izi saha ndagira ngo nkubwire ngo Yesu aje kukubohora, Yesu aje kugukiza ubwo burwayi. Yakijije wa murwayi wari uri ku kidendezi, suko haleluya, suko byari bimunaniye kumukiza. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Yesu yaramubajije ngo ufite ikibazo cy'uburwayi, aramubwira ngo ndagifite ariko nta murwaza mfite, izi saha nje kukubera umurwaza. Imana ishimwe. Aramubwira ngo ikibazo si uburwayi, ahubwo nta murwaza mfite. Iyo amazi yihindurije, abarwaza bafata abarwayi babo bakabashyira mu kidendezi, hanyuma bagakira uburwayi bwabo. Twongere tuvuge ngo amen. Haleluya, haleluya. Unyemerere cyane uza kuvuga ngo amen muri comment kugira ngo bikubere uko ubyizeye. Imana ishimwe. Amen. Yesu aramubwira ngo Imana ishimwe, ikorera uburiri bwawe, icyizere cyonyine ufite kiragukijije. Abantu bafashe ibintu by'Imana nka komedi.
Imana ishimwe, babifata nk'ibintu bisanzwe, ariko noneho ndagira ngo nsengane nawe. Imana ishimwe, uzamure kwizera. Urwaye kanseri, abaganga bakubwiye ko itazakira, mu izina rya Yesu iyo kanseri irakira. Urwaye sida, abaganga bakubwiye ko nta muti wayo, ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyi Mana ije kugukozaho ikiganza cyayo. Uri muri serumu yimazemo igihe, waragerageje byaranze, ariko mvuganye nawe izi saha ikiganza cy'Imana kigukoreho cyane. Haleluya, Imana ishimwe, ikiganza cy'Imana hezo destaya sire. Haleluya, ikiganza cy'Imana kije kugukoraho. Umva ijuru rigukingukire. Imana ivuganye nanjye, wowe urwaye nyemerera cyane uzamure kwizera. Iyo ndwara wabonye ko itakira, izi saha reka mvugane nawe ngo ikiganza cy'Imana kigukozeho. Wari ufite randevu yo kujya hanze, wari ufite randevu yo kujya kwibagisha, reka nkubwire ngo Yesu agira ikinya kitaryana, Yesu agira urushinge rutaryana. Imiti ya Yesu ntago ijya irura. Ndagira ngo dusengane Imana. Imana ishimwe. Haleluya, Imana ikureho izo randevu, ikore ku buzima bwawe, ikore ku kibembe cyawe, ikore ku kikubabaje, ikore ku kintu cyose gitumye utamera neza. Haleluya, Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Ubu ndiho mvuga ijambo ry'Imana. Imana impishuriye umuntu uri mu bitaro bya Kacyiru, urarembejwe cyane, barakubaze ku maguru ndetse bafite gahunda no kukubaga ku bwonko, ariko nyemerera cyane, ndizera ndashidikanya, iyi Mana ntago ijya ivuga ibujajwa. Uri burebe iki kiganiro nawe, ndaje dusengane Imana, tuvuge ngo amena. Haleluya, barakubaze impande zose, barakubaza amaguru byaranze, ariko wowe uri mu ibi bitaro bya Kacyiru, nyemerera cyane dusengane Imana. Haleluya, iyi Mana ishobora ibintu byose, kandi Imana ivuganye nanjye bitararenguka ukwezi uratashye. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Icyamukaba umuntu wa mbere urebye iki kiganiro, bikiri uku kwezi uratashye. Imana ivuganye nanjye ngo igukozeho, ikoze ku burwayi bwawe, ikoze ku bikubabaje, ikoze ku bikuzengereje. Akira ineza y'Imana, akira ubutabazi bw'Imana. Abahanuzi bakubwiye ko upfuye. Haleluya, haleluya. Umugabo bitwa Ezekiya, Imana ishimwe, Imana yamutumyeho iramubwira ngo genda umubwire ko apfuye, atangira aragibye. Haleluya, baramubwira ngo Ezekiya we, igihe kirageze, urapfuye uratashye. Imana ishimwe. Ariko arangije yihengeka ahantu, tuvuge ngo amena. Arangije yihengeka ahantu, aravuga ngo Mana, ko nagendeye mu nzira yawe ntunganye, ngakora iby'ukuri igihe cyose, niki gitumye unyuye? Imana ishimwe. Haleluya, Imana irongera isanga wa muhanuzi nk'uko Imana yakuntumyeho. Imana ishimwe. Iramubwira ngo subirayo ubwa kabiri, umubwira ngo nibutse imirimo ye, nibutse ineza ye, nibutse ko yagendeye imbere yanjye, mwongereye indi myaka 10. Hezo destaya sire radistase. Imana ihimbazwe. Iramubwira ngo kuko wabaye imbere yanjye, tuvuge ngo amena, kuko wabaye imbere yanjye ugakora ibyo gukiranuka, noneho nkongereye igihe cyo kubaho, ku myaka yawe nongereho imyaka 15. Imana ishimwe. Haleluya. Abaganga babonye byarangiye, ndetse bakubwiye ngo genda mu rugo utegereze gupfa. Iyi Mana yongereye Hezekiya igihe cyo kubaho, yaburute kukurengera. Imana ishimwe. Iyi Mana yabaye na Daniyeli mu rwobo rw'intare, yaburite kukurengera. Hanyuma Imana ivuganye nanjye, intumye ku mubyeyi uriho ushaka divorce. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Uri gukurikirana iki kiganiro urugo, warasezeranye, wakoze ubukwe, ubyaye kabiri mu rugo. Imana ishimwe. Satani yigutera ubwoba. Iyo Mana yemeye ko bagufiyansa, ikemera ko ujya mu murenge, ikemera ko bakwerekana, ikemera ko ushyingirwa, ikemera ko ubyara rimwe kabiri gatatu, ntabwo iri bwemere kusenya. Imana itugire neza. Yesu arakunyeretse, uri umubyeyi mugari w'inzobe ndetse mwiza cyane, urasa n'Imana. Uriho uribaza ngo Mana, ni wowe wavuganye nanjye? Ndagira ngo nkubwire ngo Imana niyo yavuganye nawe. Satani yigutera ubwoba, yikuzanira impapuro z'iterabwoba, wisaragira ujya mu nkiko, egera Imana. Imana irambwiye ngo ikuyeho divorce ku buzima bwawe.
Imana ishimwe. Ndaje dusenga n'Imana, Imana itugirire neza. Yesu abikuyeho, ongera uyibutse nk'uko Ezekiya yiherereye, uyibwire ngo Mana, kuki wemeye ko nkundwa, ukemera ko njya mu murenge, ukemera ko nsezerana imbere yawe, ukaba ugiye kwemera ko nsenya. Ntabwo Yesu afite uruhari mu gusenya kwawe, nta nubwo Yesu afite uruhari kuva mu rugo rwawe, ahubwo ijambo ryarambwiye ngo nimurwanye Satani. Tuvuge ngo amen. Nawe azabarwanya. Imana ishimwe. Ntabwo Yesu afite uruhari mu gusenya kwawe. Imana itugirire neza. Muri iyi minsi hateye ubuhanuzi, umuntu araza akaguhanura akakubwira ngo uyu mugabo muri kumwe si uwawe. Imana ishimwe. Amen. Akakubwira ngo uyu mugabo si uwawe, akakubwira ngo mbonye Yesu agukorera ubundi bukwe, ariko Yesu wavuganye nawe akakubwira ngo ngukoreye ubukwe. Tuzi neza ko Imana itagihinduka. Ni gute noneho yongeye ikihinduka ikakubwira ko urugo atari urwawe? Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Unyemerere dusenga n'Imana, ushinganisha urugo rwawe, uyibwire ngo kuko ari wowe warumpaye, runkomerezemo. Kandi wari ufite gahunda yo kujya muri divorce, biparike kuko ngiye gusengana nawe, Imana igakora ibikomeye. Imana ishimwe. Imana igihindura imitima. Birashoboka ko washakanye n'umugabo ari umwana mwiza, birashoboka ko ari ryo shuri ryawe. Imana ihimbazwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Birashoboka ko Imana ariyo yakohereje muri iryo shuri. Imana ishimwe. Haleluya. Ariko iyo umubyeyi yohereje umwana ku ishuri, ukamubwira ngo genda ujye kwiga, aramukurikirana ndetse akamumenyera n'ibisabwa. Ongera uzamure kwizera, ubwire Yesu, ubwire ngo Mana, nimba uzi neza ko igihe uhagazemo ntacyo wishyizemo, tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Tuvuge ngo amen. Muri iyi minsi umuntu ari harashakana n'umusore cyangwa umugabo, mugashakana umeze nk'uko umeze, hanyuma byamara kugenda neza, amataye amaze kujyaho, amaso amaze kumera neza, ivuta rimaze kugufata, wareba wa mugabo ukabona ko mutajyanye. Imana ishimwe. Haleluya. Ukabona ntimujyanye, ugatangira kubohoza undi, ugatangira gusengera ubukwe, ugatangira kwigira nabi. Ejo bundi navuze ku ijambo ndavuga ngo hari impamvu abakobwa ntibakiri gushaka. Urashaka gute? Imana ishimwe. Urajya mu nsengero ugasanga umuntu mwasenganya amezi 6, nyuma y'ayo mezi 6 yahindutse, ntakiri umubyeyi, yiyambuye isura y'ububyeyi, yatandukanye n'umugabo ukwezi kumwe, ahisaba umukobwa w'inkumi. Imana ishimwe. Ari harabohoza umugabo, nawe uri huramubohoza. Nge naravuze ati narabahariye. Imana ishimwe. Haleluya. Ariko ineza y'Imana ni nziza ku buzima bwanjye. Mubyeyi, kwa Satani hari ibintu binezeza ariko n'iby'akanya gato. Ni umuriro ushashakirana ariko ukazima vuba. Satani ari kugufatisha ibishashagirana, akakwereka ko uwo mugabo atari uwawe, ndetse ukaruvamo ugakora n'ubundi bukwe. Ariko ndagira ngo ngumbwire ngo nyuma y'ibyo hari amarira menshi. Imana ishimwe. Nyuma y'ibyo hari amarira menshi. Imana itugirire neza. Ndagira ngo mvugane nawe urimo wumvira itangazamakuru. Ni channel yitwa neza cyane ngo Imana irahari TV. Kandi ko kirahari. Imana ishimwe. Iyi Mana nta hantu yagiye. Haleluya. Iyi Mana nta hantu yagiye, irahari kandi na n'uyu munsi iracyahari. Imana ishimwe. Imana ivuganye nanjye ikintu gikomeye. Ndagira ngo ndirimbe iyi ndirimbo nyitangiremo message. Ibintu by'Imana bisaba gukiramwa amarenga n'ubwenge. Niyo mpamvu uzasanga abantu bafunga ngo bavuze ibintu bidakwiye, kandi koko wareba ugasanga ibintu bafungiye nibyo. Ugasanga umuntu abaye igiti kiraguye, murapfuye, amagi, ibiki n'ibiki. Gute? Yesu ashimwe. Yesu yabwiriraga abigishwa be mu migani kandi bakumva. Ubundi uri mu mwuka w'Imana si ngombwa ngo bagusesengurire, bakubwire ukwezi n'itariki, ahubwo senga Imana ivuge ngo Mana, uyu muntu yambwiye ibintu ntumva, noneho bimushurire, kuko ashobora kubikubwira bikamuteza ibibazo. Haleluya. 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 Ngiye gutanga message. Imana ishimwe. Ariko ndayitangira mu ndirimbo. Nababwiye ngo ndi umuririmbyi ndetse ndi dirigente. Mfite dirija wanjye mukuru nitorezaho, ariko nanjye ndi dirigente. Imana ishimwe. Ngiye gutanga message irumvwa n'abakomeye ndetse n'abaroheje, kuko iyi ngoma ya Yesu ntizahanguka, ndetse abantu bategereje ko n'iyi ngoma ya Kagame izapfa guhanguka ntibiri hafi. Tuvuge ngo amen. Amen.
hanyuma ndaje ntange message muri iyi ndirimbo. Ingoma ya Kagame irakomeye, ingoma ya Kagame ntizahanguka, ingoma yiwe yarayirwaniye, arayirwanira, arayitsindira, azirika badutera ababoheri wabo, ingoma ya Kagame ntizahanguka. Tazode staya sire la distance. Imana ishimwe. Ingoma y'uyu mugabo ntago izapfa guhanguka. Imana ishimwe. Hari abantu ubundi hari ikintu umuntu akora ukabona ari mu isezerano ry'Imana. Imana ishimwe. Atuyoboye igihe kinini kandi cyiza. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Yesu niwe mugabo mukuru ufite ingabo, ingoma irakomeye. Imana ishimwe. Ariko hari abantu bategereje ibintu batazabona kuri uyu mugabo witwa Kagame Paul, ndamukunda ndetse ndanamusuhuje. Hari abantu bamutegerejeho ibintu bitazakunda. Ingoma yawe warayirwaniye, urayibambirwa, urayitsindira, uzirika badutera ubabohera kure. Tazode staya siri. Imana ishimwe. Haleluya. 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 Iyi ngoma ye ntabwo izahanguka nk'uko abantu babitegereje. Imana ishimwe. Haleluya. Iyi ngoma ye ntabwo izahanguka nk'uko abanyamahanga babishaka. Ahubwo nubwo abantu batekereza byinshi, uyu mugabo ari mu isezerano ry'Imana. Imana ishimwe. Birashoboka ko iri sezerano umubyeyi we yarihawe akiri mutoya, kandi Imana ivuganye nanjye ngo imuhagije uburame, imwongereye imyaka yo kubaho ndetse n'iyo kuyobora. Imana ishimwe. Igihe cy'amatora iyo kigeze ubuhanuzi buba bwinshi. Ubuhanuzi buba bwinshi. Abantu ati ntambara irabaye, birarasanye, bigenze gutya na gutya. Ariko ndagira ngo ngutangarize munyarwanda uri mu gihugu ndetse no hanze yacyo, hari amahoro muri aya matora. Imana ishimwe. Kandi nta mpinduka zihari. Imana izabana natwe ndetse ihagararanye nawe. Imana ishimwe. Ihagararanye nawe. Imana ihimbazwe. Ari mu isezerano ry'Imana. Iyi ngoma ntago izahanguka. Iyi ngoma irakomeye. Nubwo iya Yesu ari ikomeye cyane, ariko ni umwambasaderi w'Imana. Tugiye mu buryo bw'umubiri, yakoze ibintu bisa nkaho bikomeye. Abamurwanya ndetse n'abahagurutse, ndagira ngo mbatangarize ngo nimwicare. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Ubu ndiho ndabwiriza abanyumva n'abatanyumva, ariko ndagusabye wowe turi kumwe ngo unyumve cyane. Imana ishimwe. Haleluya. 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 Ndagira ngo mbwire abantu bafite ubwoba, ndagira ngo mbwire abantu bafite imigambi mibi, iki gihugu kirimo imbaraga z'Imana kandi kirimo umwuka w'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Ijambo ryarambwiye ngo bazabatera baturutse mu nzira imwe, hanyuma batatanyirize mu nzira nyinshi. Ufite gahunda yo gutera u Rwanda, Uwiteka aragutatanyije. Tuvuge ngo amen. Ufite gahunda yo kuza kurwanya u Rwanda, ndagira ngo ngutangarize ngo Uwiteka imigambi yawe ntago izahama. Ijambo ryarambwiye ngo bazaterana, ariko sinzaba ndi kumwe nabo. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Bazaterana ariko sinzaterana nabo. Imigambi yabo ntizahama. Imana itugirire neza. Imigambi y'abarwanya u Rwanda ntago ihamye. Imigambi y'abari hanze ntihamye. Imigambi y'abatwifuzaho ibibi ntihamye. Imigambi y'abifuza intambara ntihamye. Nimutuze, Yesu avuze ijambo ngo imigambi yanyu ntizahama. Twongere tuvuge ngo amen. Haleluya. Ndagira ngo rero nsengane n'abantu navuze mu magambo navuze abantu bari hanze bagambiriye gutaha byaranze. Hanyuma nongera mvuga umubyeyi nabonye ari Kacyiru. Imana ishimwe. Umazemo amezi arenga 3. Ufite uburwayi bwa kanseri, barakubaza ukuguru ndetse ufite randevu yo kubagwa no ku mutwe. Nawe ndagira ngo dusengane Imana. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Hanyuma ndongera nsengane n'aba bantu, ndi kugaruka mu byo navuze. Ndagira ngo nsengane n'aba bantu bafashe ibintu by'Imana bagafata indimi z'umwuka wera bakabikoramo komedi. Nawe ndasengana nawe. Yesu ateza amaboko kugira ngo akugirire neza. Hanyuma ndasengana n'abahanuzi ndetse n'abakozi b'Imana bazanye ibintu by'iterabwoba ku bantu, ndetse Imana yambwiye ijambo rikomeye cyane, irambwira ngo abahanuzi benshi bankuye ku Mana.
Imana itugire neza. Uraza kwitangazamakuru ugatanga nimero yawe nk'umukozi w'Imana, abantu bakaguhamagara, ariko mu mvugo yawe bihabanye n'ibyo watanze kwitangazamakuru, mu bikorwa byawe bihabanye n'ibyo watangaje kuri umuvugabutumwa, ariko ndaguhamagaye nkubwiye ko ndi umukobwa ndibana, ati wawe uzaza unsure, nta mbuto weze. Wa muntu nimba yaragambiriye kukugenderaho ngo akizwe, ntagikijijwe, kuko asanze ibintu uri kuvuga ntibihwanye n'ibyo ukora. Araza muryamane, narangiza avuga ngo uyu muntu nimba adatinya Imana ari umuhanuzi w'Imana, njyewe ndi muntu ki? Tekereza neza, uri umuhanuzi w'Imana, subiza amaso inyuma urebe abantu wagushije. Yesu yambwiye ngo aje kubarana n'abantu biyise abakozi b'Imana, ahubwo bakagwisha bakabaye abakozi b'Imana. Yesu aje kukubaza abo bantu, Yesu azakubaza ubugingo bwabo, kuko baje bafite ishyaka n'inyota. Abantu bayobejwe n'ubuhanuzi, ntabwo bari gukunda ijambo ry'Imana. Imana ishimwe, iri jambo niryo ritubohora. Iyo wakijijwe ukurikiye ijambo ry'Imana, kugira ngo ugwe biragoye. Imana ishimwe. Ndagira ngo nsenganire rero n'abo bantu navuze, ndabizi Yesu ari bugukoreho. Imana ishimwe. Yesu ari bukugirire neza. Imana ishimwe. Haleluya. Yesu ari bukurwanirire. Reka dusenge Imana, tunganya umutima wawe. Iki kiganiro wakibona none cyangwa ukakibona ejo, iyi Imana yacu ihora iri Imana. Igihe cyose uri bukibonere, igihe cyose ndagira ngo wowe wiyumvishe mw'ubu buhanuzi, wiyumvishije mw'iyi yerekwa, uri bubone iki kiganiro. Haleluya, haleluya. Uzamure kwizera, Yesu arakora ku kikubabaje. Imana ishimwe. Yesu arakugirira neza. Ngiye gusenga n'Imana namwe. Haleluya. Ndabizi muzankumbura. Umwuka w'Imana ari muri njyewe, kandi nawe si uko atakurimo, ahubwo nuko utamwiyegereza. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana, kandi ngiye gusengana nawe. Nukireba cyarangije icyumweru, ntuzumve ko iki kiganiro cyarangije garanti. Ibi bintu by'Imana ari gihe twumva ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Hari ijambo ry'Imana abantu bagize nk'akamenyero, ariko ngiye igihe cyose ijambo ry'Imana rihora ari risa. Tugiye gusenga Imana, kandi irumva gusenga kwacu. Mana nyemerera isengesho ryanje, Mana nyemerera tega ugutwi. Uri mwiza Yesu, witwa Imana, ntabwo ujya uhinduka. Twarakubonye bigoye ndetse tukubona mu ntambara. Sengeye abantu basa nkaho bari mu byaha Satani yatsikamiriyeyo. Nyemerera cyane ikiganza cyawe kibakoreho ndetse kibagaruza ubugwaneza. Mbagutumyeho ndi kuri aha hantu, mbagutumyeho, ngutumye ku basinzi, ngutumye ku basambanyi, ngutumye ku bicanyi, ngutumye ku bagambanyi. Nyemerera cyane ugende ubakuruzi neza yawe, baze mu nzu yawe. Ngutumye ku barozi, erega ntibavayo batabanje kumva ihumure ryawe, ariko mbagutumyeho, yaba ari abari hanze ndetse no mu gihugu, ineza yawe ibagereho. Mu izina rya Yesu, nsengeye umuntu uri muri iki gihugu yagambiriye gutaha byaranze, si uko yabuze itiki, si uko yabuze amafaranga, ahubwo ntako atagize. Nyemerera cyane ubuntu bwawe ndetse n'ineza. Umuririmbyi wa 28 yabivuze neza, aravuga ngo Mana uzaza uca uwo mugozi, uzabuboshe umutima, maze nezezwe no kugukorera. Nyemerera cyane uca uyu mugozi wabaye bariyeri ku buzima bwe, mu izina rya Yesu abashe gutambuka agere mu gihugu cyanezerewe. Mana Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Urakoze kubikoze, kandi urakoze kubikoze, urakoze kubikoze Mana. Sengeye abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi bari mu bihugu byo hanze bitandukanye, bari gutotezwa ndetse bari gukoresha imirimo y'uburetwa. Nyemerera cyane ubagirire neza, nyemerera cyane ubatabare, abarushe ndetse n'abaremerewe ubaruhure, abarwayi ndetse n'abarwaje ubagirire neza. Ikiganza cyawe kuko kigera hose, nyemerera cyane ubahe amahoro ndetse n'ituze, batunge ndetse batunganirwe, ineza yawe ibagaragareho Mana. Urakoze kubagiriye neza. Sengeye uyu murwayi uri mu bitaro bya Kacyiru, urembejwe na kanseri, mu izina rya Yesu nkuyeho iki cyuma cyo kubagwa. Mu izina rya Yesu, ni wowe muganga mukuru, ni wowe ujya utubaga ndetse ukatudoda inkovu ntigaragare. Ndagukunze Yesu. Iyo wabaza umuntu nta n'inkovu imugaragaraho, kandi urushinge rwawe ntago ruryana,
haleluya haleluya, mukozeho ikiganza cyawe kugira ngo abashe gukira, mukozeho ikiganza cyawe kugira ngo ukureho icyitwa indwara zose mu izina rya Yesu. Uku niko nsengeye yica no mana. Uri Imana papa. Amina. Ndayisengeye. Imana ishimwe. Amen. Ndayisengeye. Urakoze uvuganye nanjye. Ndayisengeye. Haleluya haleluya haleluya. Reka igere kure, reka uyiteze intambwe mu izina rya Yesu. Reka yamamaza ubutumwa bwiza. Uri Imana ijya ikora ibintu bikomeye mu izina rya Yesu. Haleluya. Yobu we yarakubwiye, arakubwira ngo ni ukubera iki abanyabyaha bahirwa mu byaha byabo ndetse bakabinezererwamo. Hari cano nyinshi zitakwamamaza ndetse bizivuga ibikojeje isoni. Izo ngizo zaramamaye zigera kure, ariko nanjye mu kwizera wampaye no mu bubasha wampaye, reka abantu bakurikirana iyi cano bavuga ineza babonye, reka baje gushima, reka uyizamure uyigeze kure, reka ikorerweho ibitangaza ndetse ubuhanuzi buciyeho busohore mu izina rya Yesu. Ndetse kandi ubusenya ujye uburwanya, kubera kuri Imana igihirika ibimeze nk'imisozi y'Iyeriko. Reka Uwiteka wabakeneye urubyaro barubone. Urakoze kuri kumwe natwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Amen 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 amen. Urakoze urakoze cyane. Yego. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Ndawakiriye mu izina rya Yesu. Ndawakiriye. Aha ni no comment. Yego. Nta kintu navuga. Yego. Ahubwo abakunzi bacu bajye muri comment. Yego. Bandike kandi ubu butumwa babwoherereza abantu benshi cyane, bugere ku bantu bose. Yego. Umuntu yakwifuza gusengana nawe. Yego. Umuntu yakwifuza kukuvugisha, hari message utanze. Yego. Mbese wagira ngo sinzi ukuntu nabivuga, ariko muri message utanze. Yego. Ngewe numvise hari n'uwonze. Imana ishimwe twanamusenge. Hari umuntu Imana ikuvugi igucishijemo kabisa, araza no guhita abona ikiganiro araguhamagara. Yego. Hari n'izindi message utanze z'abantu bari hanze. Yego. Umuntu yakenera gusengana nawe, umuntu yakenera kukugisha inama cyangwa kukugira inama, umuntu yakenera no kukugurira amazi kuko uri umukozi w'Imana. Yego. Buri no kubwira abantu bakeneye abakozi b'Imana bazima. Abantu bavuga ngo nta bakozi b'Imana bazima bagihari mu mujyi wa Kigali. Barahari. Yego. Hamagara umukozi w'Imana musengane kuko niki Imana yamushyiriyeho. Tambutsa nimero yawe ya telefone umuntu yakubona. Murakoze. Nimero yanjye ni 078 24 12 58 Nimero yawe isubiremo. 078 24 12 58 Murakoze cyane bakunzi bacu. Ntabwo ari we washatse kuyivuga, ahubwo ni ngewe uyimubajije kuko afite ibintu byinshi muri we byakubaka abantu. Afite iby'Imana imukoresha byinshi ku buzima bwawe, yarukora ubuzima bwawe, yafatanya nawe gusenga. Muhamagare rero, kandi ndizana neza ndashidikanya ko ari umwe mu bakozi b'Imana bagihagaze neza. Imana y'amahoro ibahereza umugisha, kandi mwibuka gusenga. Yesu atari yaza urupfu rwaza, urupfu rutaraza Yesu nawe yaza. Duhore twiteguye kuko tutazi umunsi umwami wacu Yesu Kristo azazira kutujyana. Shalom. Shalom.